Christophe Colomb arazwi cyane, umwe mu bantu bakomeye bazwi ko bakoze ingendo ndende mu nyanja bakoresheje ubwato. Yabayeho hagati y'umwaka w'1851 kugeza mu 1506. Yavuzwe kandi yamamara cyane kubera ko ari we wavumbuye umugabane wa Amerika. Ese yasanze Amerika ari ikidaturwa cyangwa yasanze ituwe n'abandi baturage? Wowe ubizi ute? Ku bantu benshi iyo bavuze ko Amerika yavumbuwe na Christophe Colomb bumva ko Amerika ari ikidaturwa, ariko sibyo. Mu kinyejana cya 14 kugeza mu cya 16 abanyaburayi bari baramaze gutera imbere mu gukora ingendo ndende mu mazi bagamije ubucuruzi. Nanone iyo bagiraga mu duce twabaga dutuwe n'abaturage bataratera imbere mu burezi n'ubucuruzi, batanga raporo ko bavumbuye ahantu hashya, kandi uko kuhigarurira byajyaniraga n'ubukoloni bugamije kwigarurira ubutunzi bwabo. Nuko byagenze, maze uko bagendaga bavumbura uduce twinshi tutaratera imbere bagatangira kudukoloniza. Na inkuru yavuye ngo nibo bahavumbuye. Suko babaga bavumbuye umugabane udatuwe, ahubwo byari ubutwari kwivumburira ibindi bihugu n'indi migabane, kandi byasobanuraga ubukungu n'ubuhangange bw'igihugu kivumbuye byinshi, bikaba karusho y'icyavumburwaga cyabaga gifite ubutunzi kamere. Muri ibyo bihe Espagne na Portugal nibyo byari ibihugu byihariye ubuhangange mu kuvumbura ibindi bihugu n'indi migabane, kandi nibyo byari byifitiye ubukungu bw'isi mu biganza. Ikaze muri iki kiganiro. Niba uri mushya, kora subscribe kandi ufungure inzogera, ukora like niba ukunze ibyo dukora, ujye muri comment duhe igitekerezo cyangwa tubaze ikibazo tuzasubiza ubutaha. Ikaze. Igitabo Environnement, Ressources, Pollution et Société mu cyongereza cyo mu 1971 kigira kiti: igihe Colomb yambukiranyaga Atlantique mu mwaka w'1892 yavumbuye isi nshya ya kera, afungura inzira y'ubucuruzi bw'ibikomoka ku buhinzi n'ubworozi. Byagutangaza kumva ko mu kinyejana cya 16 kugeza mu cya 18 ubukungu bw'isi bwari bushingiye ku bucuruzi bw'ibirungo, nk'uko muri iki gihe bushingiye kuri peteroli. Ibirungo byaturukaga mu birwa ubu bigize intara ya Maluku ya ruguru muri Indonesia byarakoshaga mu Burayi. Muri iyo myaka abantu bakoraga ingendo ndende n'amato bashakisha uduce twera ibirungo aho bikorerwa cyangwa aho bicururizwa. Nta kindi cyagenzaga abantu. Ububanyi n'amahanga bwari bushingiye ku bucuruzi bw'ibirungo, urusenda, ubudodo bukorwamo imyenda cyangwa amatapi, iby'amabuye y'agaciro na peteroli byari bitaraza. Christophe Colomb, Vasco da Gama, Ferdinand Magellan, Samuel de Champlain na Henry Hudson mu ngendo bakoze mu mazi bose bashakishaga inzira yo kubageza mu birwa by'ibirungo. Uko gushakisha ibirungo byo muri Indonesia nibyo byatumye abantu batangira gusobanukirwa neza uko isi iteye kubera gukora ingendo zo mu mazi. Iki gihe wibuke ko nta modoka zabagaho kandi nta ndege habe n'amato. Muri izo ngendo zari zigoye, mu mwaka w'1892 Christophe Colomb yomokiye mu bihugu bitari bizwi byari bifite ubutunzi n'ubwiza bushishikaje, byaje kwitwa isi nshya mu mateka n'imyandikire y'icyo gihe. Kimwe mu birwa yomokiyeho yakise Hispaniola, la Isla Hispaniola. Bibiri bya gatatu byacyo ubu bikaba ari bya Repubulika Dominicana. Muri izo ngendo baje kubona abantu mu bwoko bwa Nicaragua babaga ku karondorondo k'ubutaka kari hagati y'inyanja ya Pasifika n'ikiyaga kinini cya Nicaragua. Nyuma gato yaho Christophe Colomb avumbura umugabane wa Amerika. Abespanyol batangiye gusura ku karere kugira ngo bakamenye. Kapiteni Gil Gonzalez Davila nabo bari kumwe bavuye mu majyaruguru y'igihugu bukitwa Costa Rica mu mwaka w'1523 bajya mu gihugu cya Nicaragua. Muri izo ngendo zigoye zo mu mazi kandi ziteye ubwoba kuri abo bashakashatsi, igihe binjiraga muri ako karere batari bazi, bashimishwe cyane no guhura n'umutware witwaga Nicaragua, kubera ko abaturage bo muri Nicaragua bagira ubuntu, bakiriye Abespanyol babaha impano zirimo zahabu nyinshi. Icyakora abanyaburayi nabo ntago bari bakamenye ko babyaza zahabu umusaruro nk'uko byari byifashe kuva mu kinyejana cya 18 kuzamura. Niyo mpamvu bibandaga ku bundi butunzi, ni ukuvuga ubutaka n'umwero wabwo. Abo baturage bari batuye muri Amerika y'Epfo no hagati ntabwo bari bazi gusoma no kwandika, kandi igihe babonaga abanyaburayi babafataga nk'abantu bajijutse, nyamara abanyaburayi nta mwanya bari babafitiye wo kubigisha no kubateza imbere. Icyari gihangayikisha abo bashakashatsi ni ukubona uduce twinshi turimo imitungo n'uburyo bayigeze i Burayi. Hari igitabo cyavuze ko umwami Nicaragua yifuzaga kumenya ibisubizo by'ibibazo yari amaze igihe kirekire yibaza, kandi akibona abanyaburayi yumvaga bamufasha kubisobanukirwa. Hari abanditsi bavuze ko Nicaragua yabajije Kapiteni Gonzalez ibibazo byinshi nk'ibi ngo: izuba, ukwezi n'inyenyeri bikora ingendo mu kirere bite? Kandi se ko bitagwa hasi bifashe kuki? Biri ku ntera ireshya ite? Ese izuba, ukwezi n'inyenyeri bizarekera kwaka ryari? Umuyaga uturuka he? Ni iki gituma habaho ubushyuhe n'ubukonje, umucyo n'umwijima? Kuki iminsi y'umwaka itareshya? Ariko ikizwi cyo nuko bashakashatsi batigeze babonera umwanya abaturage bo muri ako gace ngo bafashe gusobanukirwa neza ibyo bibazo. Icyari kibaraje ishinga ni icyabagenzaga, ari cyo kugira ku butunzi bwari bubitse muri ubwo butaka burumbuka bwo muri Amerika y'Epfo. Mu kinyejana cya 15 uwo mushakashatsi witwa Christophe Colomb yibajije niba yongeye kuvumbura ubusitani bwa Eden igihe ageraga mu kirwa cya Hispaniola.
ubu hakaba ari muri Repubulika Dominikene no muri Haiti. Ubwiza bw'ako gace nibwo bwatumye Christophe Colomb atekereza ko ari hafi kuvumbura ubusitani bwa Eden. Christophe Colomb avuye mu rugendo rwe rwa mbere mu mwaka wa 1893, umwami wa Espagne n'uwa Portugal ntibumvikanye ko wari kuzagenzura ibikorwa by'ubucuruzi akanakoloniza ibihugu bishya byari bimaze kuvumburwa. Espagne yari yiteze ko Papa Alexandre wa gatandatu ari we wari gukemura ayo makimbirane. Muri icyo gihe Kiliziya Gatolika yari ifite ububasha bukomeye ku bami n'abandi bategetsi. Espagne, Portugal n'abapapa bumvaga ko ibihugu byari bimaze kuvumburwa ari ibyabo. Mu mwaka wa 1855, Papa Nicolas wa gatanu yahaye abanyaportugal uburenganzira busesuye bwo kugenzura ibihugu n'ibirwa bya Afurika biri ku nkombe y'inyanja ya Atlantika no kwigarurira ibyaho byose. Mu mwaka wa 1879, mu masezerano ya Alcasovas, umwami Alphonse wa gatanu wa Portugal n'umuhungu we igikomangoma Jean bahaye Ferdinand na Isabella bo muri Espagne ibirwa bya Canary. Espagne nayo yemeye ko abanyaportugal biharira ubucuruzi bwo muri Afurika bakanigarura ibirwa bya Azores, Cape Verde na Madeira. Imyaka 2 nyuma yaho, Papa Sixte wa kane yemeje ayo masezerano avuga ko ibindi bihugu byari kuzavumurwa mu majyepfo no mu burasirazuba bw'ibirwa bya Canary byari kuzaba ibya Portugal. Icyakora umwami Jean wa kabiri wa Portugal yavuze ko ibihugu byavumbuye na Cro byari bya Portugal. Abami ba Espagne banze ayo masezerano bajurira Papa mushya ari wa Alexandre wa gatandatu basaba uburenganzira bwo gukoloniza ibihugu Cro yari amaze kuvumbura no guhindura abaturage baha Kristo. Alexandre yatanze amategeko atatu asobanutse. Irya mbere ryitwaga ko ryashyizweho n'Imana ishobora byose, ryahaga Espagne uburenganzira busesuye kandi buhoraho bwo gutegeka ibihugu byari bimaze kuvumburwa. Irya kabiri ryashyiragaho umupaka uva mu majyaruguru ukagera mu majyepfo wari ku birometero 560 mu burengerazuba bw'ibirwa bya Cape Verde. Alexandre yavuze ko ibihugu byo mu burengerazuba bw'uwo mupaka byavumbuwe n'ibyari kuvumburwa byari bya Espagne. Nguko uwo mupapa yagabanyije isi n'ibice akoresheje ikaramu. Irya gatatu ryongeraga Espagne ubasha ku Buhinde no ku bihugu byo mu burasirazuba. Birumvikana ko ibyo byarakaje umwami Jean kuko hari hashize igihe gito abayoboke bigaruriye amajyepfo ya Afurika bakongera Portugal ububasha yari ifite ku nyanja y'Ubuhinde. Uko kuvumbura uduce tw'isi twari dutuwe n'abantu batazi kubyaza umusaruro ubutunzi kamere bwari mu butaka bwabo, nyuma y'imyaka mike bwavuyemo ubucuruzi bw'abacakara kandi bwagize ingaruka mu guhindura umuco w'abantu bari batuye muri Amerika y'Epfo iyo hagati n'iya ruguru. Abanyaburayi bari biteguye gukora buri kimwe cyose ngo bagere ku bukungu binyuriye mu gukoloniza ibice bishya barimo kuvumbura, kandi byarabakijije koko. Kora subscribe kandi ufungura inzogera, ibiganiro by'ubutaha ntibizagucika. Tuzagaruka ku mateka aranze ubucakara n'ubukoloni bwahinduye abanyafurika ibikoresho by'iterambere ku banyaburayi kugeza ubu. Ese impinduramatwara z'abanyafurika nka Gaddafi n'abandi bategetsi bafite projet za africanisme zizakemura ibyo bibazo? Naho ubutaha kora like niba ukunze ibyo dukora, kandi ujye muri comment tubaze ikibazo cyangwa uduhe igitekerezo. Niba wakoze subscribe ugafungura inzogera, turasubira mu kanya mu kindi kiganiro.